Imyaka ibaye 46 abami b'injyana ya Zouk bigaragaje bagakundisha rubanda rw'amahanga injyana Kakahava. Nibo bahanzi bari bakungahaye ku byuma by'umuziki uhereye ku matrompete kugeza ku bindi byuma byose bihenze bifashishaga, kandi bakagira itsinda rigari cyane yari rishinzwe gukorogoshora buri cyuma. Umuziki wabo wa live mu bitaramo wabaga ari bitangaza. Ni itsinda rigari cyane kandi rifite ibigwi birebire. Niyo mpamvu twahisemo kubagezaho ibice bibiri by'iki kiganiro kiberekeyeho. Muhawe ikaze, turasubira ku buhanga butangaje bw'itsinda ryanditse amateka mu muziki wa Zouk, Kakahava. Ni itsinda ryatangirijwe mu gace ka Caraïbe mu Bufaransa muri 1979. Urugendo rwo gushinga Kakahava rwatangijwe na Pierre Edouard Desmus wabarizwaga mbere mu itsinda ryitwaga The Vikings ryamamaye kuva muri 1960. Uyu yahisemo kwiyegereza Fred Marshall, nawe wari umucuranzi kabuhariwe, amugisha inama kuri uwo mushinga. Yaje kwiyambaza nanone kandi George Desmus, umuvandimwe we n'ubundi, akaba umuhanga mu gucuranga gitari ya base, ndetse na Jacob Desvalier wacurangaga gitari akagira urukundo ruhambaye rw'injyana ya rock na R&B. Ndetse tukiri kuri Jacob, twababwira ko yatabarutse mu 2020. Nyuma yaho gato bagize igitekerezo cyuko batazaririmbana ari abagabo gusa, biyemeza gutumira Joseline Belward muri groupe yabo, ndetse haza n'undi mugabo witwa Jean-Philippe Martelly na Jean-Claude Naimro na Patrick Saint-Eloi nawe witabye Imana mu 2010. Edouard Desmus wakundaga bihebuje umuziki wari ukunzwe cyane muri aka gace k'ibirwa bya Caraïbe, yagaragaje kwiyungura ubumenyi bw'umuziki wari ugezweho. Niho havuye injyana ya Zouk ikozwe mu mvange ya rock, rumba, samba n'umudiho w'injyana ya Kinyafrika. Ku rubuga rwabo rwa Kakahava rugaragaza ko kwikubitiro abayigize bakoreshaga umuziki ufite umudiho w'ingoma nini zikoreshwa mu Bufaransa zizwi nka ngwoka, zifashishwaga n'ubundi mu birwa bya Caraïbe. Ubusanzwe izina Kakahava rifite igisobanuro cy'umwumbati. Umuziki wayo waje wubakiye ku ruvangitirane rw'umudiho w'imbyino zizwi nka Haitian compa zamamaye muri Haiti mu 1955. Dominica Cadence Lipso igizwe n'imbyino za Cadence Lampa zo muri Haiti na Calypso zikomoka muri Trinidad Tobago zagiye zikundwa cyane mu gihugu cya Cameroon mu myaka y'1980. Kakahava umuziki wayo wari ufite kandi isoko ku ruvange rw'injyana ya cadence zakoreshwaga mu matsinda arimo nka Exile 1, Campus Band, Experience 7 n'ayandi yagiye yamamara mu myaka y'1970. Ahagana mu mwaka w'1980 Kakahava yazamuye ibendera ry'umuziki wayo muri ako gace ka Caraïbe yifashisha ikoranabuhanga ryari rigezweho ryo gutunganya indirimbo i Paris, biyiha amahirwe yo kwicara ku ntebe y'icyubahiro. Kakahava yari imaze kugenda yaguka. Yinjiye bwa mbere muri studio Ugushyingo mu ntangiriro z'1979, inakora album ya mbere yise Love and Cadence yakurikiwe n'iyitwa La Umwe yo mu 1980. Mu 1984 album Yelele yatumye izina rya Kakahava rigera hanze y'imipaka y'ibirwa bya Caraïbe n'Ubufaransa muri rusange. Iri tsinda ryataramiye mu Bufaransa mu 1985 no mu ntangiriro zo mu 1986 mu kwishimira intambwe ryateye yo kugurisha CD zirenga 500,000 kuri album imwe bizwi nka Gold, mu gikorwa cyahuje abasaga 40,000 mu gace ka Guadeloupe muri Caraïbe. Yahembwe nk'itsinda ryiza mu 1988. Kakahava yaranzwe n'urujya n'uruza rw'abacuranzi n'abahanzi bagendaga bayizamo bakaguka kuva mu 1984. Muri icyo gihe abahanzi bo mu birwa bya Antille bakoraga umuziki nk'umwuga barimbarwa. Umuziki wakorwaga byo kugira ngo abantu bishimishe gusa, si benshi bawufataga nk'umwuga ushobora gushingirwaho imibereho. Kakahava imaze kwinjira mu muziki byeruye yatunganyije alubumu zisaga 15 yakoze nk'itsinda, utabariyemo amashusho yafatiwe mu bitaramo na alubumu zirenga 30 zakozwe n'abayigize, no kuvuga buri muntu ku giti cye. Gusa mu bwumvikane bwabo, iyo umwe yamurikaga alubumu ku giti cye akenshi
benshi baramufashaga bakamutera ingabo mu bitugu. Mu kwigarurira igikundiro mu bakunzi ba Zouk mu Bufaransa, alubumu za Kakahava za mbere zatanzwe na Sonodix, sosiyete yakoraga mu bijyanye no gusakaza amasede yakoreshwaga icyo gihe, ndetse imwe muri alubumu zabo yashyizwe hanze n'iyi sosiyete n'umwe mu bayikorera witwa Michael David, itangirizwa mu mujyi wa Paris mu 1970. Hagati y'1984 n'1987 Kakahava yabarizwaga mu biganza bya lebo ya GD Productions ya George Debs. Aya masezerano yatumye Kakahava hagarara yemye ikora alubumu zifite umwimerere kandi zakorerwaga muri studio zikomeye i Paris. Yahinduye umuvuno kuva icyo gihe, yiyemeza nibura gukora alubumu imwe buri mwaka iri ku izina ryayo, ariko zikaba zaranageraga no kuri 3 zivuye mu bayigize. Ukuboza mu 1984 nanone Kakahava yaciye agahigo mu ruhando mpuzamahanga. Indirimbo Zouk la Cesar Medica Manoni yari kuri alubumu ya George na Jacob bacuranze mu njyana ya Zouk, yakunzwe n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu mu buryo nabo batiyumvishaga. Ubusanzwe Zouk ni ijambo ryakoreshwaga kuva mu myaka yo mu 1960 abantu bashaka gusobanura ibirori bitunguranye cyangwa umugoroba wo kwizihirwa. Umuziki wa Kakahava niwe wacurangwaga cyane muri icyo gihe ahantu hatandukanye. Muri 1985 Kakahava yakoreye urugendo rwayo rwa mbere muri Afurika, aho yataramiye abakunzi b'umuziki bayo basaga ibihumbi 90 mu gihugu cya Angola. Hari abafana benshi mu gitaramo kandi yakoreye i Paris, abasaga ibihumbi 25 barakitabiriye cyane. Cyari ikimenyetso cy'uko umuziki wabo ugenda ukura cyane. Mu kuboza nanone mu 1986 umuhanzikazi Joseline Berwade yakoze alubumu ye ya mbere, aba umugore wa mbere uteye iyo ntambwe mu birwa bya Antille. Imwe mu ndirimbo ze yakoranye na Philippe Lavi yaje ku mwanya wa kabiri w'indirimbo 50 zakunzwe mu Bufaransa. Kuva icyo gihe umuziki wa Kakahava wakuriwe ingofero bidasanzwe, byatumye Sony Music muri icyo gihe yari gifite izina rya CBS Records. Ubwo ni hagati yo mu myaka y'1965 n'1991 igirana n'iri tsinda amasezerano yo gukorana. Kakahava ibifashijwemo na CBS mu 1987 yasohoye alubumu yise Venpo, iyikurikiza Majestic Zouk yageze hanze mu 1989. Muri iyi myaka yombi nibwo iri tsinda ryatangiye guhabwa ibihembo noneho bitandukanye kandi by'agahebuzo. Iraguka, irakundwa, abafana bayo biyongera umusibirizo. Reka tube dusoreje ahangaha iki kiganiro kibyerekeye groupe Kakahava, abami b'umuziki wa Zouk. Nge mwari muteze amatwi, ndi Benita gira neza Umwe. Mwakoze kubana natwe. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.